byose bishobokera wizeye. Barahagaze, mu bahagaze babona Imana isubiza harimo Joshua mwene Nuni. Ngo barahagaze baravuga ati katurebe. Abandi bavuga ko commentaires zivuga ko hari abananiwe guhagarara bajya kwiyahura mu nyanja. Kongo inyuma hari ingabo zande za Farawo, imbere hari iki? Hari inyanja. Hirya no hino nta nzira yari ihari. Birangira bavuze batera kugira ngo twebwe twicwe n'ingabo za Farawo, mbisa reka nigiremo mbe noga ntawamenye. Mwice cekere. Ubundi murebe cyane murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Ari mu bagabo bahagaze bategereje ko Imana isubirizaho. Mvuge ngo amen. Barakore haleluya haleluya haleluya. Ngo barahagarara bagiye kubona babonira shu bije. Imana nibasubize mu izina rya Yesu. Nimuhagarare mubone gusubiza ku Imana. Imana ifite ibisubizo ishobora kugusubiza ugihagaze. Twa Joshua ari mu babonye Imana ivuga yarangiza igahita ikora ako kanya. Byanditse mu gitabo cyo Kuva igice cya 14. Bageze ku nyanja itukura Imana yaravuze ngo muhagarare gusa. Manase niwe mukuru, hanyuma Efraimu niwe mutoyi. Ariko Efraimu niwe ufite amasezerano akomeye cyane, kazaba umuntu ugize gute ukomeye. Muribuka ko umusaza Yakobo ajya gutanga imigisha kwiha abuzukuru be. Ubwo Efraimu na Manase n'abuzukuru bande ba Yakobo. Murabizi ko Yosefu yabazanye abazanira se yari atakibona ashaje. Yakobo ari we Isirayeli. Hanyuma agiye kubaha imigisha anyuranye amaboko gutyo. Kuko bafashe umwana mukuru Manase bamushyira hano mu kuboko kw'iki kw'iburyo. Bafata Manase bamushyira mu kuboko kw'iki Manase yari mu kuboko kw'iburyo, Efraimu ajya mu kw'ibumoso. Noneho umusaza wari masenga umwuka wera ngo amuzamo agira gutyo. Aze adusomere muri Yosuwa 21:45. Yosuwa 21:45. Yosuwa 21:45. Dusome. Ravuze ngo nta jambo ryiza na rimwe muyo Uwiteka yasezeranyije ubwoko bw'Abisirayeli ryakutse, ahubwo byose byarasohoye. Amen. Nta jambo ryiza na rimwe muyo Uwiteka yasezeranyije ubwoko bw'Abisirayeli ryakutse, ahubwo byose byarasohoye. Amen. Zaburi 118:17 haravuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama ntekerereza abantu imirimo Uwiteka yakoze. Sinzapfa ahubwo nzarama ntekerereza abantu imirimo Uwiteka yakoze. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 1:50 haravuze ngo Yesu aramusubiza ati mbese wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini uzabona ibiruta ibyo. Amen. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tusomye hariya muri biriya bitabo byose cyaba cya Yosuwa, Zaburi ndetse no mu butumwa bwiza. Ariko intego turayikura hariya muri Yosuwa igice cya 21. Hariya havuze ngo nta jambo ryiza Imana yasezeranije ubwoko bwayo ryakutse, ahubwo byose byarasohoye. Rero intego iravuga ngo Imana igusohozeho cyangwa se idusohozeho ibyiza byose yasezeranije ubwoko bwayo. Amen. Muri make nje kubifuriza, nje kubaturaho, nze kubasabira, nje bega kubinjiza mu mwaka mushya, ariko Imana
isohoza ibyo yavuze ku bwoko bwayo. Amen. Ni ijambo Yosuwa yavuze. Aya magambo narayasomye mpita mbona Yosuwa yabonye ibintu birenze ibyo umuntu ashobora gutekereza. Mugabo yabonye ibintu biri ku rwego ruri hejuru cyane. Kandi ibintu nabitekerejeho rwose ejo bundi kandi maze igihe kinini nsoma Bibiliya yanyigisha, ariko umurongo wanyeretse igitangaza gikomeye Yosuwa arusha Abisirayeli bose. Ndavuga mu gihe cye, abo mu gihe cye, kubera ko ni umwe mu babonye iby'Imana yavuze kuva ku munota wa mbere ibibwira Mose muri ariya masezerano yo ku Gikanani. Abona iby'Imana yavuze, amasezerano yasezeranije uhereye ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Yagiye abona ibintu bisohora, bibona mpaka birangiye byose. Arandika aravuga ati nta bintu byiza Imana yavuze itashohoje. Uwo ni umugisha nshaka gusabira. Buriya hari ukuntu usanga Imana yaravuze ibintu ugasanga rwose turavuga ibintu byiza Imana yavuze, turagenda tubiririmba, ariko ugasanga nta nibyo bimwe wabonye, cyangwa se umuntu ntazanabibona. Ukagira uririmba ugira neza Yesu, ugira neza Yesu, umuntu akakureba batari ko umuvuga. Ni wowe ubyivugaho cyangwa uraririmbira abandi? Ibintu byo kuririmbira abandi rero turabyanze mu izina rya Yesu. Niba uvuga ineza y'Imana ni kugaragaraho mu izina rya Yesu. Muvuge ngo amen. Barokore haleluya. Haleluya. Muri muranyumva cyangwa ntago muri mu nkurikira? Abankurikira muvuge ngo amen. Ibintu byo kuririmba ibintu tutafite turabyanze mu izina rya nde? Yosuwa aravuze ngo nta bintu byiza mu by'Imana yasezeranije ubwoko bwayo bitasohoye. Aravuga ngo ndi umugabo wo kubihamya, byose byagize gute? Byarasohoye. Imana ishimwe ko isohoza byose. Barokore haleluya. Imana ishimwe ko ifite byose isohoza ku bantu bayo. Yosuwa ari ibintu yiboneye, yiyumviye, bisohora mu matwi ye, abirebesha iki? Amaso ye, arandika. Ndashaka ko sinzi imyaka ufite, ariko igihe kizagere wandike. Vuga ngo Imana yacu ntibeshya. Vuga ngo Imana yacu nta jambo ryiza ivuga ngo ibura kugira gute? Gusohoza. Imana iravuga yarangiza ikagira gute? Gasohoza. Reka tuvuge rero ibintu nka bitatu mu byinshi yabonye, ariko ndashaka kuguha umukoro ugende ujye gukora research, ugende ushakashake ibyiza Imana yavuze. Uyu Yosuwa yavuze ngo narabibonye bigira gute? Bisohora. Kandi ubwo ntago iyo homework ntago mwayitwaye. Mugende mushakisha ibintu byose yavuze. Noneho murebe uyu mugabo, uyu Yosuwa ntakiriho, yarapfuye. Ushyireho izina ryawe. Vuga uti noneho rero nagira ngo ndebe ibyiza Imana ivuga, ndebe ukuntu nanjye nzandika page, nanjye mvuge ngo nta byiza Imana ivuga itagize gute? Itashoje. Uyu rero Yosuwa yabonye ibiki? Ubundi Yosuwa ni umugabo witwa, bavuga ngo ni Yosuwa mwene Nuni. Hari abandi bamwita ngo ni Hoseya. Yosuwa bisobanura umukiza. Umukiza. Ubundi Yosuwa mu Giheburayo ni Yesu mu Kigiriki. Ni Joshua mu Giheburayo, cyangwa se Yosuwa niwe Yesu mu Kigiriki. Byose Yesu rero bisobanura umukiza, sibyo? Niwe Joshua rero mu Giheburayo. Yosuwa akaba mwene Nuni. Akomoka mu muryango w'aba Efurayimu. Nuwo mu muryango wa Efurayimu. Efurayimu muramuzi, ni umwana wande wa Yosefu yabyariye muri Afurika. Yamubyaranye yabyaye Efurayimu n'uwitwa Manase. Manase niwe mukuru, hanyuma Efurayimu niwe mutoyi. Ariko Efurayimu niwe ufite amasezerano akomeye cyane, kazaba umuntu ugize gute? Ukomeye. Muribuka ko umusaza Yakobo ajya gutanga imigisha kwiha abuzukuru be. Ubwo Efurayimu na Manase n'abuzukuru bande ba Yakobo,
murabizi ko Yosefu yabazanye abazanira se yari atakibona ashaje, Yakobo ariwe Isirayeli, hanyuma agiye kubaha imigisha anyuranya amaboko gutya, kuko bafashe umwana mukuru Manase bamushyira hano mu kuboko kw'iki kw'iburyo, bafata Manase bamushyira mu kuboko kw'iki Manase yari mu kuboko kw'iburyo, Efurayimu ajya mu kw'ibumoso. Noneho umusaza wari masenga umwuka wera ngo amuzamo agira gutyo. Urumva ukuntu Imana ikora ibyayo? Uwo bashyize imbere igashobora kumuha dukeya, uwo bari bashyize inyuma ikamuha. Tunabwira abantu bashyira abantu inyuma ko niba bashyira inyuma bizarangira ibagize gutya. Muyamashyi. Uyu Efurayimu rero bari bamushyize hehe? Kandi niho harahe bundi. Ariko Imana ngo mu masezerano yanyurije muri Yakobo yari ivuze ngo Efurayimu azaba ubwoko bugize gute bukomeye. Niyo mpamvu Abisirayeli hari igihe bitwa, uzasoma muri Bibiliya ugasanga babisabe Abefurayimu. Mu mazina Isirayeli igira n'ubwoko bwa Efurayimu, cyane cyane mu bahanuzi nka ba Hoseya, abahanuzi ba Mose n'abandi bagiye Imana ikoresheje imvugo yitwa Efurayimu we n'aba Yeremiya. Efurayimu rero bavugaga ni ubwoko bwa Isirayeli. Noneho rero uyu nguyu Yosuwa ni uwo mu muryango wa Efurayimu, ari mu batase rero igihugu, ari mu bumvise Imana ivuga ko ikuye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Arabyiyumvira, muvuge ngo amen. Arabyiyumvira ibicishije mu kanwa k'umugaragu wayo nde Mose, abyumva n'amatwi ye. Aravuga ati Imana ivuze ngo iki? Idukuye muri aka kababaro, dukuye muri ubu buretwa. Imana irabivuze, ubu sizabikora, ubu izabisohoza. Arabyumva, yarabyumvise rero. Arangije abona Imana ibikora, Imana ishimwe cyane. Icya kabiri yabonye, uyu mugabo yabonye amasezerano, yabonye Imana ivuga amasezerano iyasubirizaho uwo mwanya. Yumvise Imana ivuga uwo munsi irari isubije. Mwari muzi ko Imana yacu igira n'ibisubizo by'uwo munsi bishyushye. Igisubizo kikaza gitogota. Ariko ni kimwe mu izina rya Yesu. Ariko rero reka nawe nkikwature, ni ikigwe mu izina rya Yesu. Muri uyu mwaka wa 2020 na kangahe na kane kize gitogota mu izina rya Yesu, kivuye mu ijuru. Imana ikireme icyo kintu cy'igisubizo gitogota gishyushye yakibonye hehe? Hari abantu bajya botsa inyama, hari ukuntu bafite bagira ibikabyo ukabona bagiye bayokereje hariya no bayishyize ku bikaze ikaziba ngo mbega yizana yo yakumuriro umwotsi wakwiriye hariya hose kugira ngo nyine bakwereka ko mbega bazi gutanga serivisi mbega nziza. Arakizana mbega ugasanga aragiteruye, sinzi ukuntu babyita, akaza mbega gushyira imbere umwotsi wabyo, ibitunguru, ibintu by'ibirungo, ukumva mbega birimo birahumura bya hatari. Nibyo bisubizo rero bishyushye Imana irabigira mu izina rya Yesu. Murabyemera ko Imana igira n'ibisubizo bishyushye? Abarokore muvuge ngo amen. Uyu mugabo witwa Joshua ari mu babonye Imana ivuga yarangiza igahita ikora ako kanya. Byanditse mu gitabo cyo Kuva igice cya 14. Bageze ku nyanja itukura, Imana yaravuze ngo muhagarare gusa mwicecekere, ubundi murebe cyane murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Ari mu bagabo bahagaze bategereje ko Imana isubirizaho. Mvuge ngo amen. Barakore haleluya. Ngo barahagarara bagiye kubona babonira bije. Imana nibasubize mu izina rya Yesu. Nimuhagarare mubone gusubiza ku Imana. Imana ifite ibisubizo ishobora kugusubiza ugihagaze. Haleluya. Murabyemera? Byose bishobokera wizeye. Barahagaze, mu bahagaze babona Imana isubiza harimo Joshua mwene Nuni. Ngo barahagaze baravuga ati katurebe. Abandi bavuga ko commentaires zivuga ko hari abananiwe guhagarara
bajya kwiyahura mu nyanja. Kongo inyuma hari ingabo zande za Farawo, imbere hari iki? Hari inyanja. Hirya no hino nta nzira yari ihari. Birangira bavuze bati kugira ngo twebwe twicwe n'ingabo za Farawo, mbisa reka nigiremo mbe noga ntawamenye. Bamwe batangira kwiyahura mu nyanja, nyamara Imana yari yavuze ngo nibahagarare. Reka nkubwire, ntukicire inzira, Imana ifite inzira zisaga 1000. Yuhagarara, ujye imbere yayo uvuga uti Imana mpagaze imbere yawe, sindi buvangaho ntacyo numvise, ndakuraha Imana ntishobora kukuramaho. Imana ntishobora kugukura uyizera. Bundi rero mwabarokore mwe mujye mwizera Imana cyane. Imana yacu iriho. Bibiliya iravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Kuko kwegera Imana kwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Mu bintu ugomba kwibikaho cyane ni ukwizera Imana ko iriho, kandi icya kabiri ikagororera abayishaka. Yosuwa rero ari mu bahagaze bategereje igitangaza cy'Imana, ngo agiye kubona Imana iciye inzira. Imana ishimwe ko igica inzira. Imana ishimwe ko igica inzira. Iyo abantu byabayobeye, iyo abantu inzira zabaye mbega muri ibyo yavuze ngo iyi nzira itagaragara hakaba mukabwibwi Yesu ati ndi kumwe nawe. Buriya nubona abantu inzira zabashiranye uzababwire ngo iz'Imana zirafungutse. Hari igihe inzira z'abantu zose zigira gute zirangira, cyane ko abantu bagira inzira z'ibisubizo nkeya, ariko Imana yo ifite inzira zisaga 1000. Hari n'izitarakoresha. Imana iracyafite inzira nshya itigeze inyuramo ije gutabara. Izanyuramo ije gutabara jye nawe. Muvuge ngo amen. Ababyizeye muvuge ngo amen. Haleluya. Imana ishimwe ko igifite inzira nshya zitigeze zinyurwamo n'umuntu wese. Haleluya, haleluya. Kandi ze nkubwire n'amakuru meza. Igisubizo Imana izampa n'ikizaguha burya biratandukanye. Izansubiza ukwanjye nabigusubize ukwawe. Nta nubwo bwo kuye kugira ngo bazabirya babimare, nta umara ibisubizo by'Imana. Muvuge ngo amen. Haleluya. Isi ituwe na miliyari zisaga 7, bavuga ko ubungubu zigeze muri 7.5. Ariko Bibiliya irambwira muri Zaburi 104 ngo ipfumbatura igipfunsi gaza kwifuza ko bari mu isi. Izo miliyari 7.5 yazigaburira. Haleluya, haleluya. Yazikorera ibitangaza bitandukanye, kuko ni Imana ishobora byose. N'uyu munsi reka mbabwira n'ibintu Imana yakoze. Abariho miliyari 7.5, umwuka bahumetse n'Imana yubahaye. Kuba bariho, kuba bahumetse, kuba bwakeye, naho butaracyangira ngo nta naho bose hakeye, ni Imana yagize gute yabikoze. Ifite inzira rero. Haleluya. Ifite inzira. Imana ifite inzira nyinshi, kandi ishobora gusubiza miliyari 7 icyarimwe. Ubwo wowe niba wumva mbega niba wumva izagukurira amaho, shitani yakwishe kurusha abandi. Ni wowe wishwe nabi ahubwo. Niba wumva wowe uzapfa nabi, shitani yaraguhamije. N'ubutumwa twiruka tuvuga na korari yaririmbye n'amagambo ukumva mbega uzapfa nabi, Imana ikubabarire. Kuki wumva wapfa kandi yahagije Imana yagaburiye miliyari 7.5? Vuga ngo Imana irashoboye. Vuga ngo Imana irashoboye. Haleluya. Naweza yote. Naweza yote Yesu. Unaweza yote. Unaweza yote. Unaweza yote. Unaweza yote Yesu. Unaweza yote. Unaweza. Oh, shobora byose. Shobora byose Yesu. Shobora byose. Shobora byose. Shobora byose. Shobora byose. Ongera kazi speedy. Shobora byose. Shobora byose. Amashyi.
ishobora byose, Imana yacu ishobora byose, ishobora byose, ishobora byose, ishobora byose, ishobora nabivuze Yesu ushobora byose. Oh, anaweza yote, anaweza yote Yesu, anaweza yote. Tumuha amashyi ko ashobora byose, ashobora byose. Yosuwa rero ari mu bantu babonye Imana ishobora byose. Arabibona? Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Arabyandika, aravuga ngo nabonye Imana ivuga uwo munsi irarigize gute? Isohoje. Ariko reka mbabwire, Imana iduhe kwizera kuri ku rwego rwo hejuru. Muzi ko iyi nzira turimo duca, iyi nzira duca yanyuzwemo n'abagabo bari bafite kwizera gukora uwo munsi. Muvuge ngo amen. Kwizera kuvuga ngo uyu munsi ni wizera urabona ubwiza bw'iki, bikarangira babonye ubwiza bw'Imana. Bari bafite kwizera gukomeye, kuvuga ngo nubwo umuriro bawenyegeje uyu munsi Imana irawuzimya. Muvuge ngo amen, amen, amen. Hari abagabo n'abagore banyuze muri iyi nzira bafite kwizera kwinshi. Joshua rero ari mu bari bafite kwizera kwinshi. Umugabo namubonyeho ikintu gikomeye. Imana imaze kuvuga ngo mbahaye Kanani, ntabwo yategereje kuzayikandagiramo imyaka 40 ishize, yayikandagiyemo uwo munsi. Gahunda rero za 40, imyaka 40 yari amashimwe kuvuga ngo ibyo yavuze no kubikora izabikora. Ariko yari yaramaze kuyibika ho. Kubera iki? Kwizera kwe aho yacaga, iyo abandi bavugaga ngo ntibigishobotse, yaravuga ngo Imana niba iri kumwe natwe, niba iri kumwe natwe, Kanani ni yacu. Bivuze ngo Kanani, Imana iruta Kanani. Niba ari kumwe n'Imana nta kibazo cya Kanani. Bivuze ngo niba mfite Imana, turi kujyana. Ubu ndi kumwe na perezida wacu Paul Kagame hano Kinyinya, nta kibazo cyo mu Rugwiro, nta kibazo cyo mu Rugwiro. Dushaka tujye Nyamagabe, dupfa kuba turi kumwe. Nta kibazo bivuga ngo Kigali, niba aho yaba ari hose Kigali biri aho ngaho. Uretse na Kigali n'u Rwanda rwose bari aho ngaho. Siko bimeze se? Ntabwo barabwo aho uri hose upfa kuba uri kumwe na Nyirijuru n'iki n'isi. We yaravuga ngo niba Imana turi kumwe bya Kanani nayo turayifite mu kwizera. Yari afite kwizera rero gukomeye kumukandagiza mu masezerano ataragerayo. Muvuge ngo amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Bari bafite kwizera gukomeye. Mwabarokore mwe mugire kwizera, kandi nimutizera bizabacanga. Niba ari ikintu gishobora gutuma ucanganye bigucanga, ni ukubeshya Imana ko waje utaje, ni ukubeshya Imana ko wizera utizera, ni ugusenga Imana mbe ukagibwira ngo Mana ngo turagushimye kandi wumva itabaho, ngo uri Imana nziza ngo yera ngo kandi ngo n'ahantu uri ngo Mana ngo turahazi kandi utahazi, bizagucanga. Gisenga Imana uzi. Muvuge ngo amen. Kugira ngo bimenye rero bisaba kuba uzi gusoma. Warasomye Bibiliya ni ikubwira byose, ukamenya uko Imana imeze n'amarangamutima yayo, n'uko iba yicaye, n'ahantu ibireba. Ngiye namaze kuhamenya, namaze kumenya abantu Imana ireba cyane kurusha abandi. Mbega abantu ihozaho amaso ngo nabicisha bugufi. Ni impamvu ntajya nishyira hejuru, ko iyo wishyize hejuru Imana ntikureba, kuko Imana ntirarama. Yakareka yirebera gutya, ihora ireba gutya. Rero iyo uzamutse rero ubwo ntikureba. Nushaka ko Imana itakureba uzazamuke wishyire hejuru, uvuga uti mwambonye se, Imana ntizakureba. Iyo yirebera abicisha bugufi. Niko birivuga ngo Imana ihoza ireba amaso hehe ku bantu baciye bugufi. Ariko ninde wakuwe ko Imana yararama ireba abazamutse? Abazamuka bizamura bakazamura intugu birabareba, muzikurira kutuma Imana itabareba. Ako nushaka ko ikureba cabo bugufi. Imana ireba abacishijwe bugufi, abaciye bugufi. Niko Mariya yavuze ngo yarebye ubukene bw'umuja wayo. Muvuge ngo amen.
nubwo waba uri umukene uciye bugufi wizera Imana usenga Imana, ireba ubukene bw'umuja wayo. Ngo kandi uhereye none abibihe byose bazanyita uhiriwe. Bivuze ngo yamurebye, imureba muri karitsiye y'amanegeka yaratuyemo yitwa Nazareti, yicishaga bugufi. Buriya yishyira hejuru ntabwo Imana yari kuza kuri uwo mumama. Imana yarirwanya bibona ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Ukwiriye gusenga Imana uyizi, biragusaba gusoma ijambo ry'Imana ukanasenga kugira ngo usobanukirwe. N'ubu muntu ugendera mu kigari, Yosuwa rero yabyumvaga neza akabisobanukirwa. Ari mu bantu babonye Imana itabara uwo munsi, ikora ibitangaza arabibona. Icya kabiri, icya gatatu, yabonye Imana irwana. Byanditse mu Kuva 3:24 yaravuze ngo nta muntu ngo nzirukana amahanga abava imbere, ngo nzaza nirukana abahivi, nirukana abaheti, nirukana abayebusi, nirukana abagirugashi, nirukana amahanga yose azabaza imbere, ngo nta mahanga azabahagarara imbere, ngo nzayirukana. Yarabibonye, arabyizera, abona Imana yirukana. Imana niyirukana amahanga guhagaze imbere mu izina rya Yesu. Imana niyirukane. Imana ibwira Abisirayeli ngo nzayirukana. Izirukana Satani, izategeka isi yose. Tuzanesha nidusaba kuko Imana igitwumvira. Tuzanesha nidusaba kuko Imana igitwumvira. Muze turebe hehe, ni muze turebe imbere, dutegereze igito. Amashyi twiringire Imana yacu, izakora ikizirukana Satani. Yo Mana izategeka isi zanesha nidusaba kuko Imana igitwumvira. Tuzanesha nidusaba kuko Imana igitwumvira. Izirukana Satani, zategeka isi yo. Tuzanesha nidusaba kuko Imana igitwumvira. Imana ishimwe ko tuzanesha nidusaba. Ngo hari ikintu Imana igikora, ngo nuko igigira gute? Twumvira. Imana iratwumvira. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi nitwibagirwe uko tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana. Tuzanesha, tutashinda, tuzanesha. Barokore, tuzanesha mu izina rya nde? Kubera ko ngo izatwirukanira amahanga turi imbere. Imana yarabivuze, kandi ku Yosuwa ubwo arabibona. Abona Imana yirukana abahivi, abona Imana yirukana abagirugashi, abona Imana yirukana abayebusi, abona Imana yirukana abanyakanani, abona Imana ihirika za Yeriko. Haleluya. Aravuga ngo Mana we, nta jambo uvuga ryiza ubura kugira gute? Gusohoza. Umunsi umwe yagiye kurwana n'Abamaleki, ngo arabatsinda. Yosuwa yari umunyamwuka ariko w'umurwanyi. Haleluya. Yari umuntu w'Imana ariko udakina. Yarwanaga n'ibitero byose, akarwana nabyo. Kandi Imana yari yarumvise Imana ivuga ngo nzajya mbaha gutsinda. Haleluya. Kugira abarokore bavuga ibintu by'urugamba, bakavuga ibintu byo ku rugamba, bakavuga ibintu byo kururwana, ariko bagera mu gihe cyo kurwana bagakuramo akarenge. Niba ari ukurwana ucecetse, bakavuga bati ibyo ngibyo sinabyishoborera,
yewe ati navuza n'induru na mudugudu akaza. Wowe urabwira umugabo wawe ngo uravuza induru, mudugudu aza wenyine, azana na ribu. Wiki hari abantu biba byarananiye byo kwihanganira mu rugo, mbega agahora avuza induru. Ntabwo ari uko barwana barokora ubundi. Murokora avugije induru abayatsi, nta bakristo bavuze iki? Induru. Abavuza induru ni abatewe na shitani, ariko abarokore barwana nka Yesu. Muvuge ngo amen. Barokore muvuge ngo amen, amen. Yesu mwigeze mwumva avuza induru? Muri Yesaya 42 ngira ngo aravuga ngo ntazumvikanisha ijwi rye, ngo ntabwo mu bintu Yesu mukundira ntigeze avuza induru. Kandi muri Mika baratubwira ngo ubundi kuvuza induru ngo umwami wawe yapfuye. Umuntu uvuza induru n'uwapfushije iki? Umwami. Uwo washyinguye rero ukaba urimo uvuza induru ntabwo ari uwacu, ntabwo ari Yesu, ko Yesu yarazutse. Rero niyo mpamvu tukubwira ngo ngwino kwa Yesu ntajya apfa. Muvuge ngo amen. Haleluya. Yesu ntajya apfa, ntapfa. Yapfuye rimwe gusa, ubu ni muzima iteka ryose. Abamwizera ni umwami wabo iteka ryose, igihe cyose. Ndashaka kubabwira ko Yosuwa yari umurwanyi, yari umuntu w'Imana, umunyamwuka, ariko akaba n'umuki? N'umurwanyi. Yari yarize kurwana. Niba barwana bacecetse yabazaga Imana. Ubundi yari umuntu ukunda gusenga, akabaza Imana. Imana niba ishaka ko urwana ucecetse, umunsi bajya i Yeriko, Imana yarababwiye ngo muzenguruke mugize gute? Mugize gute mwabarokore mwe? Mucecetse mufunga iminwa. Bavuga ko ngo buriya iyo Imana itabaha iyo strategy yo guceceka, bari gukura abantu iki? Abantu iki? Mutima. Kubera ko barimo barwana ntaki, nta mbunda, nta ntwaro. Amategeko y'urugamba yaravuye ngo nukuzenguruka, ubundi mukajya muzenguruka, mwarangiza mukagaruka mu ngando, bugacya mu gitondo. Buriya harimo abantu b'abanyamahane, harimo abantu bazi kuvuga, bari kuvuga ati ariko murabona urugamba ruzarangira rute? Ariko koko ubu se urabona atari gucanganyikirwa? Wabonye uburyo bikomeye, none utangiye gucanganyikirwa. Wabonye abanyakanani uburyo bafite imbaraga, none bitumye usara. None tuzagenda inyuma y'umusazi tugeze ryari? Imana iravuga iti nabibonye. Bashobora kuvuga amagambo menshi agaca abandi iki? Intege. Muzenguruke mugize gute? Cecetse. Burya niyo ucecetse Imana ibikora. Iyo ucecetse Imana ibikora. Muvuge ngo amen. Ushobora no kujya imbere y'Imana ukicara utanavuza amagambo menshi, kuvuga ati Imana dore nje imbere yawe nta n'amagambo mfite yo kuvuga. Ukicara ubundi ukimeza neza, wambaye neza, ukavuga ati Yesu nta bindi mvuga. Ukajya ureba gutyo, Imana igakora. Haleluya. Ariko reka mbabwira akantu nabonye. Ntushobora kuza imbere y'Imana wafashe gahunda yo guceceka ngo ikwemerere. Yakareka ushobora guceceka ukumvira gukira igisite. Amina. Nikwemera. Ntago wayicara imbere ngo uceceke bikunde. Muzabigerageze. Muzaze ni mu marisaha utavuze. Uricara ukavuga uti Mwami Yesu rero mvuye mu rugo bikomeye, ndaje maze ukwirira akaza mbega ukuntu. Jye kumva karimbo karaje. Kumva karaje. Niko imeze. Kuko Imana ibishaka ko muga. Wese uri umubyeyi ukaba ufite abana, umwana akakwicara imbere akigira ukuntu ngo muri buryo. Hago wamucokoza pakavuze. Uzi ibintu bibi, uzi ukuntu kubona umwana yirakaje imbere y'umubyeyi ukuntu ari bibi. Ubwo rero n'Imana ntishobora kubyihanganira. Cyokora ishobora kugira ngo rurwana ugize gute? Ucecetse. Iyo ni sanse nari mbabwiye mu buryo bw'amasengesho. Gusenga byo si ikibazo, twemerewe kuvuga. Ariko kururwana hari aho tururwana tugize gute? Ducecetse. Yosuwa rero yari umuhanga, yarazi gutega Imana amatwi, akamenya uko bari bururwane. Yari umurwanyi, yari umurokore uzi kururwana mu mwuka. Niba ari uguceceka n'uguceceka, niba ari ukuririmba n'ukuririmba. Kuko Paulo na Sila we Imana nawe ngo nibaririmbe. Baririmbye birangira inkuta z'inzu cyangwa se gereza igize gute? Ikingutse. Rero Yosuwa yari umurwanyi akaba n'umunyamwuka. Sasa icyo nshaka kuvuga nuko yabonye Imana imurwanyiriza abamare
Mareki arabatsinda. Hanyuma yabonye Imana ihirika Yeriko, irazihirika zose, inkike zose zikubita hasi. Ari mu bantu bakandagiye Kanani rero, kandi bya bihugu byose Imana yari yabasezeranije abona Imana ibibagabiza. Bagura igihugu, bagura Isiraheli, arangije avuga ngo nta bintu byiza Imana yavuze itashoje. Muvuge ngo amen. Nje kubabwira ko mu byiza Imana ibitse byose byiza, nta wundi bibikiye uretse wowe. Haleluya. Urabyizeye se? Ababyizeye muvuge ngo amen. Imana nta bugugu igira, nta mutima mubi igira, nta busambi igira, nta vuga ngo mbibikiye ngo uriya wundi, reka ngo nteganyirije uwundi, ngo biriya ngo ni 8 wuriya. Ni byacu twese, ni iby'abana bayo. Yosuwa rero aravuga ngo nta bintu byiza, nta jambo ryiza, nta masezerano meza Imana yasezeranije Isiraheli atagize gute, atarasohoye. Ahubwo yose ibyo Imana yavuze byagize gute, byarasohoye. Yagize amahirwe aruta y'abandi bose kubona ibyo Imana ivuga bigira gute, bimusohoraho byose kandi byiza. Haleluya. Ndabifuriza muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo, amaso yanyu azabona ibyiza byose Imana isezeranya abana bayo. Haleluya, haleluya. Birashoboka wowe uracyari mutoya, ariko ufite nawe ibyo uri musaba, ku buryo n'umuntu mutoya bafite ibyo ashaka. Buriya n'abana bato barasenga. Mfite umwana mutoya bajya bakora amasengesho, nkumva ibyifuzo byabo. Yewe hari uwari waranze gukizwa mu rugo, hamwe sha wakijwe ngo aya, sha wakijwe mwana waya, yaranze. Reba kuri pasiteri, nashatse nyina, twese turi abakozi b'Imana, tujya muri korali dufatiraho, tubyaye umwana tumubwiye ngo nakizwe oya. Ni ibintu bitumvikana rwose. Ubwo yize mu maturo, twenda twose ni mu maturo, sha wakijwe oya. Aranga pe, ndamureka. Umunsi umwe ari mu rusengero araza, papa unayishuriwe umuntu agiye cyangwa ngiye kubona ngo mbona hari ikimenyetso nyine ngo cyamuciye imbere, ngo Imana itimbwira ngo nzabatizwe. Haleluya, haleluya. Ngo kandi ngo yahise integeka amasengesho y'iminsi 3. Ubwo n'umwana afite imyaka ubu ngubu arimo arajya muri 14. Ngo yantegetse amasengesho y'iminsi 3, ngo kandi nzatangira ejo, ngo abiteguye mu mfashe rero, ngo cyangwa ngo nyagemo genyine. Se shaho amasengesho y'iminsi 3 uzanye baretse tukayategura weya. Byakiye mu gitondo kubita 3, arangije asenga Imana. Ndamubaza se sha urasaba iki? Oya ndashaka kuzaba uwa mbere. Yabaye yaratsinze sha umuhungu wanjye. Imana yamuhaye, buri Imana ni nziza, yaranshyigikiye ibyo ntari kuzashobora kumubwira Imana yarabimumbwiriye. Imana izajya itubwirira abana bacu ibyo tutababwira. Muvuge ngo amen, 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 amen. Imana kandi byari bikomeye bamuvunyi barabizi ibihe twaciyemo, kumubwira byari bisa naho bigoye kumubwira muri ibyo bihe, ariko Imana izi kuvuga. Kandi ivuga hana gahunda y'amasengesho. N'ishuri yasabye riraza aribona gutyo. Shima Imana, avuga Mana ushimwe. Umwana wanjye uramubwirije, jewe byari byaranze. Imana ishimwe ko igivuga. Haleluya, haleluya. N'umuntu wese afite ibyo asaba Imana, afite ibyo abwira Imana. Imana ifite ukuntu yamusohorezaho ibyiza. Uwo mwana yabonye ibyiza. Ntiyabibonye se buriya? Yarabibonye kuko yarasenze. Namubwiye se shahu, oya twarafatanyije amasengesho turasenga, numva muhakanye senga. Asenga isengesho numva ari nteye ubwoba. Umana ngo nk'umuntu nkanjye wiyirije, ngo ntabwo nabona umwanya mubi. Yamaye nkawe. Uni muhamu nzabigenza nte? Mbega numva yahejeje. Ngo bari abapagani babatirije, nta kuntu babo abambere giye nkabo wanyuma. Yewe. Uyu mwana yazatsindwa ko yahita abona Imana ko ari mbi. Imana nayo izi gushyigikira umurimo wayo. Ubwo se mubwiye ko nta jambo ryiza Imana ivuga idasohoza, ntago yavuga ngo amen. Yavuga ngo amen. Haleluya, haleluya. Imana igivuga ikavugana n'abana, ikabasubiza, ikabasohozaho ibyiza. Nubwo uri umwana uri hano na Samweli yamuvuzeho ijambo ryiza irarisohoza. Imana izi kuganira n'abantu bose baba batoya, ivuga
ivugana nabo nk'abana bato, baba bakuru nkatwe b'abasaza ivugana natwe, kandi baba abamama, baba abakobwa, baba abasore, ikivuze iragikora. Haleluya. Joshua rero ari mu bantu babonye n'amaso yabo ibyiza Imana yavuze bigira gute? Sora, kambabwira ibintu bitatu byamushoboje. Cyambere yarizeye. Jumwizera kandi jumwumvira, ujunyurwa na Yesu mukubaho kwa. Jumwizera kandi jumwumvira, ujunyurwa na Yesu mukubaho kwe. Jya wizera. Kansubiremo, ugiye gira gute? Jya wizera Imana uheze. Abantu bizeye Imana ntigeze bakurira amaho. Nta muntu n'umwe wizeye Imana yakojeje iki? Uko byanditse. Jya wizera. Nuzajya hano mu murimo w'Imana hano, jya uza wahejeje urushinge rwo kwizera iki? Imana. Nibavuga ineza y'Imana, ejo bundi hari umuntu wavuze kuri itorero mu mbuga bino bintu byo ku ma YouTube, yavuze ijambo numva umuntu yamuhamagara akamuhugura. Yaravuze ngo Imana ngo igira imbabazi, ngo ariko impuhwe zo zarayihishe. Ngo Imana igira imbabazi nyinshi, ngo ariko impuhwe zo zagize gute? Ngo zarayihishe. Yari umuvuga butumwa batumiye mu ahantu, avuga Imana nabi. Ubundi muri Isirayeli wo ngo bahita mutera amabuye. Asoni, muri Isirayeli bahabaga urukiko rushinzwe kureba abantu bavuze Imana nabi, bakabatera iki? Amabuye. Imana itagira impuhwe urumva twabaho? Itagira impuhwe ngo zarayihishe. Ubwo ni uzigira noneho. Noneho rero nuza mu nzu y'Imana, niba bavuze ko Imana igira imbabazi, umva ko izo mbabazi zose ariyo wizigirira. Amen. Haleluya. Reka nkubwira kandi kantu keza. Nuza mu rusengero, ntukumve ko hari abandi. Abandi se babaho. Habaho wowe. Harundi wowe waremwe. Wowe ni wowe Imana yazanye kuri iyi si wenyine. Ubwo nuhimbaza Imana, jya uhimbaza Imana nkaho ari wowe wenyine ku isi. Ntukumve ko abandi baza kuko yiguhimbariza. Hari nagiraga gihe kera muri nagiraga korali naririmbagamo, noneho yaza nkayiha indirimbo mbere y'izindi korali. Twabaga dufite korali nyinshi. Korali nirimbamo ikaririmba mbere, kandi mbere murabizi ko abantu baba bataraza. Noneho baraza barambaza batari ko se mwari nari nkiri mwarimu, kuki uduha indirimbo mbere? Bajye uduha byashyushye. Ngo nzajye ndindira byashyushye ngo mba aribwo mbaha iki? Indirimbo. Ndavuga rero abandi ntabwo Imana ibazi. Mbega abandi nta gahunda dufitanye n'abandi. Kuko nanjye nayiririmbagamo, narabahaga nanjye nkaririmba. Kuko kuririmba ntabwo turirimbira abantu, turirimbira iki? Imana. Ntabwo turirimbira abantu. Mwaje kuririmbira abantu se? Cyangwa mwaje kuririmbira Imana? Bati nyine twaje kuririmbira Imana ariko hari abantu. Tuzaririmbira Imana n'abantu badahari. Kuko nta gahunda dufitanye n'iki? N'abantu. Twebwe tuyifitanye n'iki? N'Imana. Kandi turirimbira Imana, Imana izatuma abantu baza. Muvuge ngo amen. Nuza ukaririmbira Imana we, muzarimbe mwenyine, mbega muririmba nk'abamarayika. Nimumara kuririmba indirimbo imwe ebyiri eshatu bataraza, ndakurahiye bahita baza. Ariko nimushaka kuririmbira abantu muzajya muririmba mugira gutya mureba hariya hejuru, munareba no ku isaha. Yesu uri mwiza Yesu. Ko bari gukererwa ariko Imana ntago izafashwa, kuko ubundi birashoboka ko ari wowe yahamagaye wenyine ngo mwigirirane ibihe nayo. Muvuge ngo amen. Niba raruje ngwino umva ko ari wowe n'Imana yawe mwenyine, kubera ko nuza wowe n'Imana, Imana izahagarana nawe. Abantu nibaza
bazakubonaho iki hima. Hanyuma rero bafashwe. Abazi itorero rya Pentecote batangiye ari 100 na bangahe? 100 na ma? 100? Aya? 100 na bangahe? Na 20. Mwarimu musize bangahe? 18. Bari 100 na 20. Noneho kubera kuzura umwuka wera ngo buri wese Imana ibonye ari mu mwanya mwiza itibapangira ikintu cyitwa umuriro. Ngizana kirimo cy'umuriro kiraza kikajya ku muntu. Umuntu yareba mugenzi we akabona kiraka. Nanjye nakureba nkabona kiraka. Wandeba ukabona kiragira gute kiraka. Abantu bose barahurura baje kureba ikiriro. Mujye muririmbira Imana mufite ikiriro hano mu izina rya Yesu. Nicyaka tuzaza mu izina rya Yesu. Yosuwa rero yizeraga Imana ko ariye ku giti cye. Jya wizera Imana nkawe wenyine. Ni wowe yahamagaye wenyine, ni wowe izi wenyine, abandi nawe ufite uko ibazi. Wowe ntukajya nta yindi. Ntekereza ko mujya gukizwa ushobora kuba waraje wenyine. Munsi upfukama ushobora kuba warapfukamye wenyine. Nta muntu mwari mwasezeranye. Hari filime nigeze mbona yo muri Tanzania, umusore n'inkumi bari bafitanye utuntu two gukururana. Noneho umukobwa akajya abwira igisore ati bwana njyo twende kuomba, njyo tugende, ngwino. Noneho igisore kiraza ubwo cyari gifite gahunda nyine gishaka umukobwa. Noneho umukobwa bari bibereye muri gahunda zabo nyine, baca ku rusengero bumva bararirimba, bahita bavuga ati twinjiremo hariya. Binjiye rero bicara hariya, umusore n'umukobwa barapasira arabwiriza. Noneho umukobwa bikajya bimukora ku mutima. Noneho igisore kigaya kibwira ngo tugenda ariko turi gukirirwa hano. Umukobwa ati buretse ariko ndumva ibintu by'Imana ahangaha. Niyo igisore cyo ntabwo kiri kubyumva, ariko umukobwa ari kugira gute? Baje ari babiri, umwe ntari kubyumva ariko undi ari kugira gute? Byarangiye umukobwa avuye hariya araza arapfukama, umusore aragenda ajya gushakisha ahandi ariko ntiyakizwa. Bivuze ngo Imana igihamagara umuntu ku giti cye. Birashoboka ko uriya musore nawe yaje gukizwa, ariko uwo mukobwa bazanye bombi ari babiri bafitanye gahunda, ariko birangira umwe ari ugize gute? N'impanga hari ubanza. Sibyo se? N'abantu b'impanga hari ugira gute? Hari ubanza. Ubwo rero niba Imana yaraguhamagaye wowe, nenda abandi baraje yego, ariko we yahamagaye kuruta abandi ni wowe. Vuga ngo nige. Vuga ngo nige. Ni wowe. Ni wowe Imana yahamagaye. Jewe kandi mbabwira n'ukuri, jewe aho najya hose. Nta kunyigisha gusenga, nta kunyigisha kubaha Imana, nta kuvuga ngo iminsi yashize duherutse hari groupe twari kumwe dusengana. Noneho umuntu araza aratubwira ati rero ibyo gusenga tubireke byakomeye, twumvise bavuga ngo abantu ngo basenga ngo ntago bimeze neza, dusohoze iteraniro. Yaratuyoboye. Iyo bavuze ngo gusenga ntago bimeze neza, ntago byemewe, nibwo usenga cyane. Siko bimeze se? Siko bimeze? None se watangije amasengesho ninde? Ni umuntu cyangwa ni Imana? Nk'ubu papa ari kubwira abantu ati mujye musabira abatinganyi imigisha. None uwatangije, kuko benshi rero byabayobeye. Se niba papa yabivuze atajya yibeshya, turabigenza gute? None se uwatangije ubukristo ni papa cyangwa ni Yesu? Tuzagendera ku byo papa yavuze cyangwa ku byo Yesu yavuze? Tugomba kugendera ku byo Yesu yagize gute? Yavuze. Wowe rero na Yesu mujye mukora ibyo butwari. Joshua rero yumvaga ko Imana agomba kuyizera gaheza. Nje kukubwira ngo jya wizera Imana ugira gute? Uheze, izagusohozaho ibyiza byose. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Haleluya. Nta byiza Imana izima bagenda batunganye. Ngira ngo ni Zaburi ya 84 niba atari na 2 aho ngaho. 12. Nta cyiza Imana izima abagenda batunganye. Icya kabiri Yosuwa yari afite cyatumye abona amaso ye areba akabona ibyiza byose Imana yasezeranije Isirayeli bimusohoraho, yarinze umuriro w'Imana muri we.
Haleluya. Jya urinda ikintu cyakuzimiriza umuriro w'Imana muri wowe, kubera ko Satani abashaka kukuzimya, abashaka kuzima, abashaka kuvanga akariro wakuye ahangaha wajya hanze agahita agira gute? Azimya. Nuzajya uva imbere y'Imana rero jya ucunga umuriro w'Imana muri wowe, uhore ugira gute? Waka. Mu rugo wake, aho ugenda wake, ku kazi wake, aho ukata hose wake, kwishura umuriro w'Imana wake, ntihakagire ikikuzimiriza umuriro w'iki? W'Imana. Reka mbabwire, iyo biba kugendera ku bwinshi bw'abantu, Yosuwa yari kuzima, kuko bava gutata i Kanani bari babiri, we na Kalebu nibo bavuze inkuru nziza, abandi 10 bavuze inkuru y'iki? Camugongo. Rero kwisi, ubundi kwisi abantu bakunda gufata ibyemezo bashingiye ku benshi, ibyo abenshi bemeye, iby'ibihugu by'ibihangange byemeje, ibyo abize cyane bemeje, ibyo abahanga bemeje, nibyo abantu kwisi bagira gute? Bakurikira. Iyo abantu bambaye ubusa kubera ko Amerika yateye imbere, Uburayi bwaratubanjirije mu gutera imbere, abantu babireba kuri televiziyo, ibyo abenshi bemeje, ibiri gukorwa ku isi nibyo abantu bakurikira. Ibyo rero wakwiye kureba uko batari kose, nubwo isi yose yabyemeje, ntago birimo binzimiriza umuriro w'Imana muri jewe. Nusanga bizimya umuriro w'Imana rero ntukabyemere mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujye mubaho nkuko Yesu yarabayeho. Yesu ntiyagenderaga ngo bavuze gutya, ngo niyo myanzuro yanzuwe gutya. We yagendaga uko data agira gute? Ashaka. Niko rero n'abagabo izi ntwari zo kwizera zagenze. Nubwo mvuga Yosuwa, ntabwo ari Yosuwa wenyine, n'abandi. Intwari zo kwizera zarinze umuriro w'Imana mu mitima yazo. Rinda umuriro w'Imana. Ibintu bizimya umuriro w'Imana ni byinshi. Abisirayeli nabo bari bafite no mu butayu, byari bihari. Hari ibinezeza by'ibyaha, hari ubusambanyi, barasambanya abantu mu butayu, hariyo ibyo kurya bitari mu bushake bw'Imana, ngo bajyaga bararikwa n'abantu babamo wabo, ngo bakabazanira ibintu biraho by'ibyo kunywa by'iwabo, ngo bakanaceza, ngo bamwe bareka Imana. Ariko Yosuwa ntabwo yigeze yifatanya n'abaretse Imana, yakomeje komatana n'Uwiteka Imana ye. Rero mujye murinda ibintu byabazimiriza iki? Umuriro w'iki? W'Imana. Subundi wowe ugira umuriro w'Imana cyangwa ntawo? Niba rero ntawo, akira Yesu Kristo, umuriro w'Imana uzaka mu mutima wawe. Satana atinya umuriro w'Imana. Kera twajyaga turirimba ngo umuriro w'Imana, ngo iyo watse, ngo Satana arahunga. Umuriro w'Imana ni waka mu mutima wawe, Satana azagira gute? Azahunga. Kandi Yesu, Yohana abatiza yaravuze ngo uri inyuma yanjye ni ubatirisha umwuka wera n'umuriro. Yesu abatirisha umwuka wera, umuriro w'Imana ukaka mu mutima wawe. Iyo wamwinjiyemo rero akakwinjiramo, uraka, uragurumana, nta Satani yagushobora, kubera ko igicaniro cy'Imana kiba kiri mu mutima wawe. Ikindi rero nuko yizeye ko amasezerano yose Imana yasezeranije araye. Bene data, nta wundi muntu Imana igira, nabivuze, nta wundi mwana Imana ifite uretse wowe. Undi aba mu ijuru ni Yesu, undi ni wowe. Rero Imana iragukunda, kandi nukomeza kuyizera izagusohozaho ibyiza byose. Haleluya. Ndashoje. Dawidi yaravuze ngo ntabwo azapfa, azagira gute? Ibyari kumwica byari bibuze, byari bihari, ariko akavuga ngo ntabwo nzapfa. Akajya abwira ibimwica ngo ntabwo nzagira gute? Ntabwo nzapfa, nzarama kugira ngo mvuge Imana. Muvuge ngo amen. Imana ibahaye kurama, idusoreje, iduhaye gusoza 2023, none iduhaye undi mwaka wa 2024 kugira ngo dukore iki? Tuvuge imirimo y'Uwiteka Imana yacu. Imana ni muyikomera amashyi, duhaye kwinjira muri uyu mwaka. Byaribyo byose ntabwo uri bupfe. Hari umuntu wizeye ko ari bupfe muri aya masaha asigaye? Abo Imana yarinze ikabitugeje muri 24, muvuge ngo amen. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo rero impamvu tutapfuye, impamvu twaramye, ni ukugira ngo dutekerereze abantu imirimo y'iki?
imirimo n'ibitangaza by'Imana tubibwira abantu. Mu bantu rero bagiye kuvuga Imana bundi bushya ndimo mu izina rya Yesu. Muvuge ngo amen. Haleluya. Abantu bahagurukanye n'Imana muri 2024 niba urimo avuga ngo amen. Haleluya. Impamvu Imana yakongereye uyu mwaka, impamvu Imana ikweretse ibyiza, irashaka kuvuga imirimo yayo. Haleluya, haleluya. Muyirambure ibiganza mugire gutya, mugire gutya. Mushimire Imana ko itwongeye uyu mwaka wundi kugira ngo tuzavuge imirimo n'ibitangaza by'Uwiteka Imana yacu. Hari umusaza hano muri Bibiliya witwa Simeon. Imana ngo yagiye imwongerera imyaka ngo ageze aho ngo amaso yabona ibyiza byose, abwira Imana ngo Mana nyura. Niwe musaza washatse gutaha igihe kitageze. Abwira Imana ngo Mana nkurikije ibyiza nabonye, cyura umugaragu wawe. Reka mbabwira abantu Imana yahaye ibintu byiza. Hari abantu Imana yahaye kubona ibyiza. Nanjye nje kukwaturaho kubona ibyiza byose Imana yasezeranije abana bayo. Amen. Haleluya, haleluya. Muri Bibiliya hari abantu Imana yabwiye ngo mu byiza Imana yasezeranije Abisirayeli ngo bo bazabona imibabaro. Iravuga ngo mu byiza nari naravuze ko nzaha ubwoko bwanjye, mwebwe mbapangiye rasiyo y'imibabaro kandi muzajya mupfa mukenyutse. Bari bazize iki? Ibyaha. Ngo barasambanaga ku rwego rwo hejuru, ni bene Eli. Ngo bagakora ibyaha, bagasambana kugeza aho basambanira no mu murimo. Umuntu akaba ari muri korari agasambana. Munsi haro bambwiye, ariko nanjye haro maze iminsi mbona hari ahantu njya muri hoteli ahantu nkicara gutya nkabona umugabo arazamutse pyo akajya mu mashambure hejuru. Hari abantu bameze gutyo, kazamukana n'indaya. Ejo namubonye ahantu ngo arimo akorera Imana, ndavuga kuriya kera nagiraga amahane buri nari guhita mukuramo, ariko unasomye Bibiliya ngo nukubireka bikagira gute? Ubundi urabirandura. Igihe kera numvaga nabirandura, ariko reka mbabwire, umuntu uhangara agakorera ibyaha mu murimo, uwo nguwo nta byiza azigera abona. Imana yabwiye bene Eli ngo bazahabonera imibabaro gusa. Niba ushaka kuzahura n'akaga n'umwaka, jya uza mu murimo w'Imana ufite ibyaha, uzahakura umwaku mu gihe abandi Imana izabasohozaho ibyiza. Kandi nta nubwo ari no kudusohozaho ibyiza gusa, n'abana bacu n'abuzukuru bacu n'abuzukuruza, kuko twamenyanye n'Imana. Tuba abana b'iki? B'Imana. N'abana bacu bazabiryaho. Ariko abahemukira Imana nabo bazahura n'akaga. Si Imana ibahemukira, kubera ko iyo utari mu murongo Imana irimo, uba uri mu murongo Shitani igize gute? Ahiri. Kandi Satani nta cyiza agira gute? Agira, mbega aragutuma wavayo akagukubita. Aravuga ati genda unkorere, ukaza ukabidurumbanya, warangiza akajya hari akakudiha. Niko bimera. Wewe nahemba wamukorera we wabize icyuya aragukubita. Nta bindi agira, nta bindi byiza agira. Hari abantu bameze gutyo b'abagabo, akaba afite umugore we, umugore akibomba akagakora utuntu twose, ariko nimugoroba akamudiha. Mbega nta byiza agira. Inzoga zamushiramo se wankubitiye iki? Ese nagukubise se? Ntabwo ubona ko wamennye ijisho? Terega niko nabaye. Ubona Shitani niko yabaye. Abira irabakubita. Ibyiza rero nuko musezeye mu izina rya Yesu. Reka ndekera aho ngaho dusenga Imana. Mu gusoza, Imana nibasohozeho ibyiza byose yavuze ku bana bayo. Ababyizeye muvuge ngo amen. Muzavuge, tuzahure, nanjye muzumve mvuga ngo nta kintu cyiza Imana yasezeranije ubwoko bwayo itagize gute? Itashohoje. Ahubwo byose byagize gute? Byarasohoye. Imana nibasohozeho ibyiza mu izina rya Yesu. 2024 Imana izabasohozeho ibyiza mu izina rya Yesu. Muzavuge, muzahagare ku maguru yanyu yombi, muvuge kugira neza ku Imana. Nanjye ni muntunga ibiganza muvuge ngo nanjye nzahagare ku maguru mbivuge. Nanjye ndashaka kuzavuga ibyiza by'Imana ku rwego ruri hejuru mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga mu byiciro bibiri. Icya mbere ni abantu bashaka kubwira Imana ngo Mana, turashaka kwezwa muri uyu mwaka wa 2023 turimo dusoza.
aho twagiye dupfapfana, aho twagize intege nkeya, aho tutagenze neza, utubabarire, utwinjize mu masezerano mashya muri 24 mu izina rya Yesu. Ukaba urimo ushaka kwihana, ushaka kugarukira Yesu, niba uhari urarambura ikiganza, hanyuma tugusengere. Kubwiza Imana ukuri nibyo byiza. Niko wa muntu wagiye gusenga umunyabyaha ngo yagiye abwiza Imana ukuri, undi arayibeshya. Ubwije Imana ukuri ngo ataha asubijwe kandi ahawe imigisha. Uwabeshya Imana atahira aho ngaho. Hari umuntu ushaka kubwiza Imana ukuri ngo arambure ikiganza ahari, tumufashe gusenga. Murambure ikiganza dusenge, hanyuma duhite dusengera ibyifuzo. Ntabwo ndi kureba neza, ndatekereza ko nta muntu mushyashya ukizwa uhari. Hari uhari? Hanyuma muhaguruke mwese rero dusenge. Tugiye kubwira Imana ngo Mana, ibyabaye, uko twitwaye, uko twagenze, intege nkeya, ibitaragenze neza, tubisize muri uyu mwaka ushaje. Tugiye kwinjirana imbaraga nshya muri 2024. Reka turabure ibiganza dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, turagushimira ko dufiteho umugambi mwiza. Turagushimira ko nta jambo ryiza riva mu kanwa kawe udasohoza. Hari nayo tutazi tutumvise, ariko Yeremiya yaravuze ngo ibyo wibwira kuri twe ni byiza, ngo nta mahoro si bibi, kugira ngo tureme mu mutima ibyo tuzabona hanyuma. Umugisha aba bantu bawe, umugisha aba bana bawe, umugisha abakobwa n'abahungu, umugisha iri teraniro. Turashaka ko ibya kera Mwami ubitubabarira. Uyu mwaka hari aho twatsikiye, hari aho tutagenze neza, hari aho twagize kwiganyira, hari aho tutakoze ibishimwa. Turasabye imbabazi mu izina rya Yesu. Dusengeye aho turimo twinjira 2024. Turagusaba ibyiza wasezeranije bizadusohoreho, imbaraga zawe zizabane natwe. 2024 turayisengeye, uzaduhe kubona ibyiza mu kwa mbere, mu kwa kabiri tuzabona ibyiza, mu kwa gatatu tuzabona ibyiza, mu kwa kane tuzabona ibyiza, mu kwa gatanu ibyiza bizaze, mu kwa gatandatu ibyiza bizaze, mu kwa karindwi no kwa munani no kwa cyenda no kwa 10, kwa 11 no kwa 12, kandi no mu wundi mwaka wa 2025 ndetse n'indi myaka izakurikira. Dawidi yaravuze ko kugirwa neza bizamwomaho. Ndasengeye iri teraniro mu izina rya Yesu, ubarinde bibi rwose, uturinde bibi, turinde bibi mu miryango yacu, turinde bibi mu bana bacu, turinde bibi mu byacu, muri business zacu, turinde bibi mu itorero. Ubu nazo zitangiye kwipanga kugira ngo zinjire muri 2024, ariko turazinanije mu izina rya Yesu. Tunanije abadayimoni, turabatsinze. Dusengeye aho tuzakandagiza ibirenge, dusengeye amagambo tuzavuga, dusengeye amasura yacu, dusengeye ibikorwa byacu. Uzabane natwe Mana, ibyiza wasezeranije ubwoko bwawe tuzabibone. Urakoze Mwami Yesu. Dusengeye iri torero Mwami, uzabasohozeho ibyiza byawe, uzabereka ibyiza byawe. Dusengeye korari, dusengeye abadiyakoni, dusengeye worship team, dusengeye abakristo, dusengeye umushumba, dusengeye abamufasha uyu murimo. Bazabona ibyiza, amaso yabo azabona ibyiza, amaso yabo azabona ibyiza, amaboko yabo azakoreshwa ibitangaza. Urakoze Mwami Yesu kubyumvise kandi kubidukoreye. Tuguhaye amashyi n'impundu mu izina rya Yesu.